Mu rugendo rw'ubuzima tubamo hano ku isi, abantu benshi bakunda kwisanga mu ruziga rw'ubukene. Abantu benshi bizera ko kuba babayeho ubuzima bw'ubukene ari amahirwe make bagize mu buzima cyangwa se ari ibibazo bahura nabyo batabasha gukontorora. Ariko birengagiza cyane ko iyi myumvire ariyo iza ikaba igicucucucu cyangwa ikaba igikuta gitwikira ukuri kw'impamvu bakennye. Ubundi abahanga mu by'imibereho ya muntu ku isi bavuga ko kubaho ukennye ari igisubizo cyangwa ari ingaruka z'ubwoba. Bavuga yuko muri iyi si ubundi nta kiremwa muntu na kimwe cyakabayeho gikennye, usibye ko habaho kugira ubwoba gusa. Kugira ubwoba bw'impinduka, kugira ubwoba bwo gutsindwa, ndetse no kugira ubwoba bw'intsinzi. Abantu benshi ibi bintu ntabwo babyumva neza. Niba uteze amatwi iki kiganiro, nguhaye ikaze mu isi y'abagabo. Ikiganiro isi y'abagabo ni ikiganiro ukurikirana kuri channel yitwa Manzi TJ. Nawe njyewe ukigutegurira kandi nkanakikugezaho nitwa Manzi. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye mu biganiro byiza nk'ibi ngibi kandi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Ubundi abantu muri iyi si bajya bumva yuko gukira ari amahirwe ndetse no gukena ari umwaku. Abantu nta na rimwe bazigera biyumvisha cyangwa bajya biyumvisha ko gukira ari ukubiharanira ndetse no gukena ari ukubiharanira. Nta na rimwe abantu bariyumvisha ko nta kintu cyababaho batakigizemo uruhare. Nta na rimwe abantu biyumvisha ko mbega ubuzima babamo 100% uruhara ari urwabo. Atari ukuvuga ngo bavukiye mu bakire cyangwa bavukiye mu bakene, oya, 100% ubuzima babamo abantu cyangwa natwe tubamo ntisize uruhare n'urwacu. Ubushakashatsi buvuga yuko abantu biteguye guhindura imyumvire yabo cyangwa bahora biga buri munsi biyungura ubumenyi, bigoye cyane ko bo bananirwa kwikemurira ibibazo. Bigoye cyane ko aba bantu bananirwa kwikura mu ruziga rw'ubukene, bigoye cyane ko aba bantu bananirwa kwihindurira ubuzima. Ibi ngibi binahamya cyangwa binumvikanisha neza ko abantu bumva baryohewe n'ubumenyi bafite, bakaba bumva badashaka kubwongera ku bundi cyangwa bakaba bumva badashaka ubundi bumenyi buza kubangamira ubwo bafite. Ibi ngibi ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko batari tayari cyangwa se batiteguye gufata riske zo kwemera impinduka mu buzima bwabo. Remember, ubuzima tubamo ntago bufite formule. Buri munsi burahindagurika. Buhora budusaba kwiga ibintu bishya kugira ngo tujyane nabwo aho butugejeje. Ntago kera umuntu wari utunzwe, urugero ntago kera nimba umuyede wari uzi guponda sima cyane, yumva ari umuhatara ari byo bamuhera akazi, nimba atariza kandi kari mu gashya, haje imashini ziyiponda kandi ziyiponda neza kumurusha. Ubwo urumva ko nimba atarigeze yiga umurimo mushya, ubu muri aka kanya ni umushomeri. Ndetse n'indi mirimo myinshi itandukanye iri kugenda ivuka mu isi irimo iragenda itworiyanta kwiga ubumenyi bushya. Rero abantu bumva mu buzima bwabo batafata riske yo kujya kwiga ubumenyi bushya, batafata riske yo kujya gukora mu yindi mirimo mishya, aba ngaba nibo kenshi rwose bakunda kwisanga muri rwa ruziga rw'ubukene, kandi nyamara hashize habo bakaba barumvaga bameze neza cyangwa uwababonaga akababona bari bameze neza. Ahangaha niho hava idindira ry'abantu bamwe na bamwe. Ahangaha niho hava kuba mu bukene bw'akaramata ku bantu bamwe na bamwe. Hano ndavuga abantu bose bumva batiteguye kwakira impinduka mu buzima bwabo. Ubundi ikintu cyonyine gituma abantu bumva badashaka impinduka mu buzima bwabo nuko baba bafite ubwoba. Ubu bwoba baba bafite buclassifyingwa mu ngero 3. Hari ubwoba bwo gutsindwa, hari ubwoba bwa success bw'intsinzi, hari n'ubwoba bw'impinduka. Reka ubu bwoba tubusobanure duhereye ku bwoba bwa mbere, ubwoba bwo gutsindwa. Ubundi abantu benshi iyo babona batsinda cyangwa se iyo umuntu abona yari ari mu tuntu yari amaze gufatishamo, yari amaze kumenyera, kabone nubwo twaba dusigaye duproducinga cyangwa tumuhereza amafaranga atagihuye n'ubushobozi abamo, cyangwa uwo murimo ukaba utakibasha kubyara amafaranga ahagije mu buzima bwe, uba usanga ahorana ubwoba bw'uko yajya mu kandi kazi bigapfa. Kandi impinduka n'ubundi iyo zije
impinduka zizanwa mu buzima bwawe no gufata risike. Kuba ibintu byapfa si amakosa, ahubwo kuba ibintu byapfa ni ibintu bisanzwe. Igitangaje ni ukuba ibintu byakunda. Rero kuba waba wiyumvamo ubwoba bwo guhindura kariyeri urimo uvuga ati se ninyivamo ibintu bikaba bibi cyane, nuko biri kandi bitakunyuze, nuko biri ubona atari ibintu wanezezwa nuko byaguma gutyo, n'ubundi already ubuzima ubayemo ntabwo bwishimiye. Gabanya kugira ubwoba bw'impinduka. Ugasanga ufite ubwoba bwo gusezera boss wawe, ati se nimusezera ngatangira kubaho nabi. Ubwo bwoba yagushyizemo bwo kumva ko numusezera uzabaho nabi kurusha uko ubayeho, nibwo bwonyine buzatuma ukomeza ukaba umucakara we kandi ubayeho ubuzima utanyuzwe nabwo. Nibwo bwonyine buzatuma abasha gukomeza kugukontorora, ugakomeza uri umupagasi we kandi nta hantu uva nta naho ujya. Nimba wumva rwose ufite akazi nk'ako ngako, inama nakugira wikomeza kuzirikwa n'ubwo bwoba, kihorere. Byihorere, ako nta kazi kakarimo. Tangira utekereza kandi ujya gukora, kabone n'ubwo waba ubona bitakunda, n'ubundi nakurimo nta kimenyetso cy'uko biri gukunda. Imagine uri umusore uri gukora akazi ariko ntiwabasha kwiguriramo ipantaro. Uri umusore uri gukora akazi ariko muri ghetto uri kuba muracyifuza ibiryo. Hari ibiryo ucyifuza ubona utabasha kurya. Hari matora nziza wifuza kuryamamo ariko ubona ko akazi urimo katazigera kayiguhesha. Uri umupapa uri kubona nta yindi avantage cyangwa nta zindi mpinduka ziza mu buzima bwawe, mu mibereho y'umuryango wawe. Ukomeje kwizirika ku buhake n'ubundi bubeshaho nabi, utaguhesha icyubahiro mu muryango wawe. Ako kazi nta kazi kakarimo rwose, nakugira inama yo kubireka. Gusa icyitonderwa mu kumva ibi bintu nkubwiye, kureka akazi si wo muti w'ikibazo gusa, ahubwo kareke kubera ko ufite indi plan. Kareka kubera ko ufite ikindi gitekerezo wumva ushaka kujya gukurikirana. Naho kukarika gusa ukajya kwicara, ukajya kuba imburamukoro. Mu buzima busanzwe ubwonko bwawe bwabaye imburamukoro, ntibwabasha kwihangira ikindi gitekerezo wajya gukoramo, cyangwa ntibwabasha kuguha igitekerezo cy'ibindi bintu wajya gukora. And then noneho n'amaboko yawe physically, apparently ugiye kuba indi mburamukoro ya kabiri, ubure n'akazi wari ufite. Ahangaha waba ugaragaje ikimenyetso cy'ubwenge buke. Ariko nimba wumva ufite indi mushinga wifuza gutangira, ariko ukaba wumva ufite ubwoba bwo kureka uwo wari urimo, cyangwa se ukaba wumva ufite ubwoba bwo gusezera ku kazi wari urimo kubera ko bumva ko uwo mushinga ushaka gutangira utakunda, n'ubundi uwo mushinga ntuzigera ukunda mu gihe cyose uzaba ukiri muri ako kazi. N'ubundi already failing, gutsindwa kwa mbere kwabaye, noneho wowe uri kugukomeza kugushyigikira. Noneho ikindi n'ako kazi urimo wibuke ko katazaramba, kazagira iherezo, ariko akazi kawe uzihangira iteka ryose ni wowe uzagaho iherezo, ntago bazigera bakakwirukanamo. Dore ubundi bwoba abantu bakunda guhura nabwo butuma batemerera impinduka ko zinjira mu buzima bwabo, ubwoba bw'intsinzi. Ibi bintu biratangaje kubyumva ko abantu batinya gutsinda. Nibyo, ari abantu mu buzima bwabo batinya intsinzi, kubera ko intsinzi zizana na responsibility. Intsinzi zituma hari ibindi bintu abantu bakwitegaho. Intsinzi zituma wumva ugize izindi nshingano mu buzima bwawe. Rero abantu benshi mu buzima bwabo bakunda gutinya intsinzi kubera ko bishidikanyaho ububasha bwo kuba babasha gukontorora ibindi bintu byazana cyangwa izindi nshingano zaza nyuma yo kuba bagize intsinzi mu buzima bwabo, nyuma yo kuba hahandi kure, za nzozi nziza, hahandi hejuru bifuzaga kwicara, ya kampani yifuzaga kuyobora abigezeho. Ati se nimara kubigeraho bizagenda gute? Ese bano bantu nzabayobora mbishobore? Ati hoya, reka ibyo ngibyo mbyihorere. Hari abantu ibyo bintu babyigiramo, ukumva umuntu ati se ino business nimara kungana gutya, ino misoro nzayivamo? Ati hano haranyuze. Nibyo ari kubona intsinzi, ari kubona ko bishoboka, ari kubona ko yabigeraho, ariko kubera ubwoba bwa responsibility, ubwoba bw'inshingano zizamuzira, akumva afite ubwoba, akumva nta kintu ari bubikoreho. Ibi ngibi nabyo biri mu bindi bintu bikunda kuzirika abantu mu ruziga rumwe, ukabona ntafite ahava, ntafite n'aho ajya. Ibi ngibi rwose nimba nawe ubigira,
menya yuko ongera wikontorore, ongera wimenye, ongera wisuzume, urebe nimba ubu bwoba bw'intsinzi ubugira, kuko ibi ngibi byo biroroshye. Ni ikintu wowe ubwawe wabasha kwikuramo, ni ikintu nawe ubwawe wabasha kuyobora, ukavuga ati nanjye noneho izi risike ndi tayari kuzifata, ukavuga ati nanjye noneho ndashoboye, kuko ubu bwoba bw'intsinzi bwo nta izindi mpagarara, nta kindi kibazo ubuzana nabwo, ni uko wowe ubwawe wishidikanyaho. Rero rekera kwishidikanyaho. Ubundi bwoba bwa gatatu bukubuza kuba successful mu buzima ni ubwoba bw'impinduka. Ukumva unyuzwe n'ahantu uri, ugasanga utinya kujya gukorera amafaranga muri Kenya. Umuntu ashobora kuguha akazi muri Kenya, ashobora kukurangira amahirwe y'imirimo muri Kenya, ariko ukumva ntushaka gusiga famiye, ntushaka gusiga abavandimwe, ntushaka gusiga umugore, abana. Ubwoba bw'impinduka. Ubu bwoba bw'impinduka mu buzima bwawe bwo bwonyine butuma ubura amahirwe, butuma hari amahirwe aguhamagara, gukompoza akakubura. Nimba mu buzima bwawe wumva utinya impinduka, sezera kuri success, cyangwa sezera ku kubona uri kwigobotora uruziga rw'ubukene. Impinduka ni kimwe mu bintu bizana ibyiza mu buzima, cyane ko n'impinduka iyo ari nziza, nubwo biba bitoroshye kugira ngo izo mpinduka uzovakaminge cyangwa uzirenge, ariko ibyo zizana mu buzima bwawe binezeza abawe, binezeza hantu wari waranze kuva. Rero iyi challenge yo gutinya impinduka muri wowe, nawe ndayiguhaye. Ongera wirebe, ugasanga uri umujene ariko watinye kuva iwanyu, uvuga uti se nzabasha kwipevera rent. Ese imagine brother, uri umujama watinye kuva mu rugo ngo ntuzabasha kwipevera rent. Ese ubu uzatinyuka gushaka umugore umubyaza abana 4 ubipevera ubarere? Ibi ngibi nibyo byonyine, ubu bwoba bw'impinduka nibyo byonyine biri gutuma tubona abagabo bari weak. Ubu bwoba bw'impinduka nibwo bwonyine buri gutuma tubona abagore bari weak. Rero mu buzima bwawe, nimba wumva ukeneye kuba umuntu ukomeye, nimba wumva ukeneye kuba umuntu nawe w'igitangaza, wireba ukavuga ati nyuzwe nanjye, emerera impinduka mu buzima bwawe ko zihinjira. Emerera impinduka mu buzima bwawe, uzihe intebe, impinduka zibe ikintu cyisanzuye muri wowe. Gabanya gutinya impinduka. Kwemerera ubwonko bwawe cyangwa kugaburira ubwonko bwawe ibintu bibukuza cyangwa bibyibushya mu myumvire, ibi ngibi nibyo byonyine bizagufasha kwakira impinduka cyangwa kwakira imbaraga zo guhangana n'ibibazo byose uzahura nabyo, kandi ukabivamo bitsinze. Kwizera yuko imbaraga cyangwa umurava bizana impinduka mu buzima, kwizera yuko guhozaho byo byonyine byazana impinduka mu buzima bwawe. Iyi myumvire niyo yonyine izagufasha gutoroka ubukene, niyo yonyine izagufasha gutoroka ubutindi, gutoroka bwa buzima wowe ubamo kumva ntabwo unyuzwe nabwo, wowe ubamo buri munsi ubwitotombera, wowe ubamo bukakubuza guseka kubera yuko nawe uba uri kureba ukabona ntacyo uri cyo. Gerageza uhindure imyumvire yawe. Mu kugerageza guhindura imyumvire cyangwa se mu kugerageza guhinduka mu myumvire, ikintu cya mbere ugomba kurwanya kizagufasha gutoroka ubukene ni uko ugomba kubanza ukarwanya ubwoba. Kandi kurwanya ubwoba kwa mbere ni ukwitera courage. Umuntu wese ufite motivation cyangwa wumva afite courage y'ejo hazaza heza, y'ejo hazaza ashaka, ibi byo nibwo buryo bwonyine ubasha gutsindamo ubwoba. Iyo ubashije kubona yuko ahangaha uri utanyuzwe naho, kandi hari icyo wakora ngo ube aho wishimiye kuba, nta kintu kibaho cyagukanga utakora kugira ngo ukunde ugere hahandi wifuza. Gerageza ugire courage, ugire umurava, kandi unabone yuko bishoboka. Mu gihe cyose wamaze gukora strategy zawe cyangwa wamaze gutunganya inzira zawe, ukabona yuko bishoboka ko wahagera, nubwo bigoye ariko wahagera, gira umurava wo gukotana. Brother cyangwa sister wowe unteza amatwi, iyo turi kuvuga ikintu cyitwa kwigobotora ubukene, remember, ubukene cyangwa se ubutindi ni ubuntu.
ntabwo ari ngombwa ngo ubuharanire. Wowe reka guharanira ibyiza, reka guharanira ubukungu, reka guharanira iterambere mu buzima bwawe. Ubukene rwose buzizana. Rero iyo bwizanye bukumatiraho nka kore, kubwiharuraho it's not easy. Nibyo bintu bya mbere bigoye cyane. Niyo mpamvu inzira zose uzacamo zigukura mu bukene nta nzira n'imwe iharuye irimo. Ni wowe bizasaba kuyiharura, ubundi uzayiharurira, ubundi ubashe no kuyinyuramo. Gerageza utangire kwishimira utuntu small win, success twose dutoya uzajya ubona uri kugeraho. Nubwo waba ubona tutangana na cya kindi kinini wifuza kugeraho, basi dutanga icyizere cy'uko kimwe wifuza kugeraho uri hafi kukigeraho, kubera ko esikariye ya mbere wayiteye. Rero mu gihe cyose ubona hari kantu gato cyane waba ugezeho kari kukuganisha kuri za nzozi zawe zo kwigobotora ubukene, gerageza unezezwe nako, ukishimire, kuko aka kazakuboostingira confidence, aka kazakongerera confidence. Ikindi kintu usabwa kugira, gira visualization. Tangira mu maso yawe, mu mboni yawe, mu bwonko bwawe, uryoherwe n'ahazaza hawe. Tangira ubone resulta mu bwonko bwawe. Tangira ubone neza ishusho, igishushanyo mbonera cy'uko ibintu byaba bisa wabigezeho. Ibi ngibi nabyo bizagutera courage, kuko already nimba mu bwonko bwawe waratangiye kuryoherwa na resulta, nimba mu bwonko bwawe waratangiye kuryoherwa n'ibyiza uzaba urimo, n'ubuzima bwiza uzaba urimo mu gihe uzaba warigobotoye ubukene, brother cyangwa sister, ndakubwiza ukuri, ntabwo uzigera wumva na rimwe ko bibabaje cyangwa se kagahinda uzaba uri gucamo k'impinduka ntuzigera ukumva, kuko bwa buryohe, bya byiza by'ejo hazaza wifuza byamaze kukuryohera, byamaze kukugera mu bwonko. Ibi bizakugabanyiriza ama anxiety, bizakugabanyiriza kwishidikanyaho, ndetse no kumva ufite bwa bwoba bw'ejo hazaza. Ikindi ugomba gukora, gerageza wubake support system. Wowe izengurutsa abantu bagutera courage mu nzozi zawe, izengurutsa abantu bagutera motivation. Si ngombwa ngo umuntu wese uguha support rega abaguhereza amafaranga. Njya numva nako bashiki bacu bakobwa bari hanze aha ngo support ya mbere nuko baha amafaranga. Support ya mbere ni mindset, nshuti. Umuntu wese uguha mindset ya winning mentality, umuntu wese uguha mentality yo kumva yuko uri umunyensinzi, yo kumva yuko ushoboye, abaguhaye support iri big cyane kuruta uguhaye amafaranga wowe wumva kutakorera. Gerageza wigire ku makosa yawe, aho kugira ngo ukomeze ubone amakosa yawe nk'amakosa, ahubwo yarebe nk'amasomo. Nimba ukoze ikosa, aho kugira ngo urirebe nk'ikintu kigiye kugusubiza inyuma mu buzima bwawe, nimba washoye ukaba wahombye, nimba amafaranga wa economically y'uku kwezi waraya budgetinze nabi, ukaba uri kubona inzara ikwishe muri ghetto uyu munsi, rekera kwishinja amakosa, rekera kuvuga ngo nakoze ibi ngibi bidakwiye. Oya, iryo ryari isomo, ahubwo iryo somo waryize kuko uzarikenera mu gihe cyose uzaba uri muri ya success, kuko iri somo niryo ryonyine rizagufasha kugutinda muri ya success. Brother cyangwa sister, ndumva waba utarageze iki gihe ngo ndumva waba warigeze kumvaho umuntu waba warigeze kuba successful ariko akabibura. Uyu muntu ni uko iri somo rya failing cyangwa ryo gutsindwa cyangwa ry'ibihombo atigeze ahura naryo mu nzira ye yo kuba successful. Rero wewe ugize Imana, iri somo rikubayeho. Once uhuye na failure cyangwa se uhuye n'ibihombo mu bishoro byawe, bifate nk'isomo, kuko ugize Imana uhombye muri duke, ibaze uzahomba muri byinshi. Azaburana motivation yo kongera gutangira, ariko wowe urahombye utwo duke wakongera ukadukusanya ukatubona. Guhomba bigire isomo. Mu gihe ibi byose uzajya ukomeza kubigira practice mu buzima bwawe, ugakomeza kubisubiramo umunsi ku wundi, uzaba urimo uratera intambwe zikugeza ku ntsinzi. Uzaba urimo uratera intambwe wirukanka cyane, usiga ubukene inyuma yawe, urimo uragenda usatira ubukungu cyangwa se usatira ubuzima bwiza mu maso yawe. Wowe twabanye muri iki kiganiro, reka ngisoze nkubwira yuko ubukene atari umuvumo, atari umwako, ahubwo ubukene
bukomoka cyangwa buturuka ku bwoba dufite ndetse n'imyumvire yacu. Mu gihe cyose imyumvire yawe igira imyumvire iciriritse, ikiri imyumvire idashaka kwiga, kandi ukaba wumva ufite n'ubwoba bw'impinduka, ubwoba bw'ejo hazaza, avuga ati mvuye muri ibi ukishidikanyaho, brother cyangwa sister, ubukene nta na rimwe uzigera ubutoroka. Ariko igihe cyose twemeye ko tugiye guhangana n'ubwoba bwacu, tukemera kuvugurura imyumvire cyangwa se kuvugurura ubumenyi dufite, tukemera impinduka aho kugira ngo tuzibone nk'ikintu kije kuduhungabanya, ahubwo tukakibona nk'ikintu kije kutuzanira ibyiza mu buzima. Cause buri esikariye iryoshywa cyangwa se uburebure bwa esikariye bugirwa na step igenda ijya hejuru y'indi. Mu gihe ufite ubumenyi ntacyo bitwaye kubwongeraho ubundi, kuko ibyo ngibyo nibyo bikomeza kukugira udasanzwe muri bya binduzi. Kumva yuko twiteguye gutransforminga cyangwa twiteguye guhindura imikorere yacu yadutungaga financially tutanyuzwe nayo, cyangwa se tukaba twiteguye kuvugurura tukongeramo udushya mu mirimo twakoraga. Ibi ngibi nibwo buryo bwonyine tuzabasha kurwanyamo ubukene, nibwo buryo bwonyine tuzabasha kurwanyamo ubuzima tubayemo tutanyuzwe nabwo. Wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro, nakwibutsaga ko wari uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo. Ahangaha niho honyine usangamo inkuru cyangwa se wumvamo ibiganiro biharanira impinduka mu buzima bwawe utasanga ahandi. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bica kuri iyi channel. Njyewe wumvaga nitwa Manzi. Ciao ciao.